Bwenge rubanda si rubanda hugiye kuki ndi hano hey reka ngira ngo tume rero se ubundi rubanda wowe ifata ukabyukira ku gikoma ngenda atakibyukiyeho umuntu w'umusore w'umugabo birakureba nuko ari iwacu si n'iwanyu umuntu w'umusore w'umugabo ufite ubwenge yuzuye nako ntabwo yuzuye niko kuko nenda kumubona ntabwo yuzuye uzishawuri gatumwa cyangwa yandi gatumwa ujya kuzirekera kuri gusakuza nibi ariko ngabo ndi kumwe igikoma hano ko ari iwacu nimwe yaraje kudusura cyane nasinyaga ayigaro ruba koko ntabwo uzi ko nguyu ari umwana koko nashaka mu mwana uzi kuba yaravuze umwanya bizakuraho kubera kujana mu ijage nanywa nese akadomoro ko twari turakanywa buhoro buhoro abantu bose bakakiririrwa dore ndaje kuzana amazi umaze so mwuzukuru wawe yaje menye ko ndi umwana ntabwo naje kubasura ntabwo ndi umukozi wanyu ariko bakakaturutse ariko akoma akakantu bagakuye ariko suburuba uzaba umugabo uzavamo iki mu byukuri hasi ko dutse muri kuntonganya kumwe igikoma nica cyari ko zari gabanya kumwe igikoma umusore ugafata ikidomoro kizima cumi ubwenge utuzuye akabyutisha ugafata ikidomoro kizima cyuzuye igikoma ukagikindura ntabwo wuzuye mwana wanje urabirebesha amaso ubyihorere dore ngo urwo urubyaro sinimba njye namba n'abandi n'umukoma mugeke nyine Mwaga muri kungendaho ikibazo nyine inkwere nawe kandi ntuzajya no kunkora inkwere fata komba igikoma enda nahaza nyine sinkura zaja ni wabo ariko soni imbere takukubita abantu vame nawe uje kuvoma cyane n'akazi sindi umukozi wanyu ubyaye ishana araryonse uje kuvoma ni genda ndaje kuvoma ni gije uravoma Bwenge tumbika iyi safuriya aranywa se njye nkamutumbikira sindi umukozi wanyu fata naka ngaka mujane kuvoma so umwuzukuru wawe utaravomaga wase mwana w'umumari jasi nako nkwaga igikoma ariko ubyaye ishana araryonse dore ngabanyamahane sindi iki umukazi wanyu Nosiri mutano mukozi hano waje gukora iki waje kuri gutumbitsa ubwo bubiri waje urashana na gengira mabi sino ku Kigali mwa mubayeho bizabago ese kubaye mu cyaro bikumariye ikida cyangwa hahaye ikimana cyangwa imana yaguhaye iki akumwa bakuntu isko yakuntu isko soni sero mu gihugu aha umanza atari gusamukiraga n'amadayimoni tumwasubiza umuntu gukuriye guco hano wa mwana kuri akabiye genda kabiye yeso urazi umujinya none ndapfuye umuntu ndakwizera gutya agahunga dume siwa uri kunyiyanzaho nimba uhora ushibura buri kwabi baza warungiye gomana ndihindukira gutya umuntu nkabona ageze hariya wa mwana aha kamwihore icyo nzi cyo ntabwo uzisazi gendera umusore udafite ubwenge gendera utanuzuye weho ushaka kungwa dore nk'ugweho kadu gwe nano ufata bino bintu wanywereyemo kabanesha umutwe bakubundi rubanza muraho yemwe rubanda bakayikana bino bikoko muraho yemwe turaho mukomere cyane dukora amakuru ganyu siko wenda kunduka rawa ko wenda kunduka
wambwira neza. Wavuze iki kuzanye? Ako man, ariko ngiye ko nje nshaka abantu bahane ahantu bagyoreka kubura ngambira amagambo menshi. umva rero umbwira umusaza. Je nawe umusaza. Je narabyaye ndi umubyeyi. Mbwira nyine niba umva rero amubyeyi. Simbizi niba uri umubyeyi nimba ari ntabwo bindeba. Wavuze iki kugenza? nshaka ngo muncumbikire niba ari mwebwe mwaha ubwo noneho nanje nje ndabubaho. Sibwa uri gutangana nanda aho ngaho hano. Wakaje ukamureba? Akushaboje uravuga neza. Kaduga. Ariko nzaba. Wewe ibyo ni ibiturimo. Oya. Kadugara. Komera cyane. Komeramwa. Shamuze kushurwa abantu bakuru. Asone. Dore kana kuzu ko rukacurera nubwo karesha nk'ibiye ariko nakaje. Gendesha ngo nabiye kandi nge nakubwiye reka kunzamura isukari kandi yarahenze. Akubweho abujura akabangura ukuntu atari umushitsi. Rata nakara agaciyemo ariko uyu ntari bije. Ukuntu ibintu bimeze uri kubona ibibazo nahuye nabyo. Ibibazo sibyo ko yanze twabyaranye umwana aramuntana ashakaga abandi bagabo ngo nje ntaho ngiraga amafaranga ariko nari kugira ngo muncumbike mwa mugize intuza nyine ubwo n'inzu barayikinze kode twabagamo mbese birababaje nje n'uyu mwana twirugaga turagenda nkumugisha mukeya mbese uje utugiriye impuwe wareka tukaje turabana hano nkareba ko nanje naba umuntu nk'abandi. Kaduga wahuye n'ibibazo ariko si mwana dore hano rero ntago tujyaga nico kibazo umwana yakwicwa n'inzara kuvuga ngo rero njewe ikintu ndi kumva mumfashije wenda nkaje ndabona aho nahenge cyukumuza nese kuri kubona uyu mwana ukunangana ukabura ukureba kuntu ari mutoya ukabona nuko nanje kuntu inzara yamfashe nanje nubwo wenda duciriritse mu bintu bijanye no kuba twabona ibyo kujya ihangane tubane hano. Oya ujurashe mu mashengesho iby'Imana irabikemuraga naho hano hano natanga nukuvuga ngo ahangaha dore niba mbanaga naka kuzukuru kacu na mama ubu yagiye kuvoma nukuvuga na tubaye tutarya nukunywa tukajya ntacyo nanje nzabaho ntarya nta kibazo umenye ko hano nacumbiri hari urega kwengera kubona ukurura umuntu usa n'umusore wawe wenda ugize impuhwe wenda ibintu byakubaho sireba kuntu mbese tumeze nje n'uyu mwana turebe wenda ntunavuga ngo nawe uratwanze nk'uko nyina yatwanze wakwihangana tukabana hano ihangane none n'Imana yazaguha n'umugisha ariko ngupfukame ariko wenda tuje turabona aho tuba sibyo mwana nusi uwo mwana aracanya mu buri uyu mwana nta kinyamuri uretse akanyaragaho ubwo yaje aranyara kurindi dore nari njya gucumbikira kibyo nicyo gusa ryamwe kunyara si ico kunyara cyo nta kinyaye birahinduka kuzubu ntago oya kunyara nabwo ntahanyaga nabimubujije aho ujaje uranyara mu buri hari ubwo unyaraga mu buririra nose nyoko yari mwiza Shogo noneho kunya ndabikubujije ntuzanye ariko tube hano sibyo sawa sumba bari rata ari itondetse wicaye aho mama manza Eka kwicara kuri icyo giti none wewe uko baducumbikiye wakwitonda tugatinde bacumbikiye ko mvuga ngo icara hano icara hasi andi umuntu wese yakwicara umva babwire kandi nyogokuru nazo ntabwo nemera ko bamucumbika hano si ni iwanyu uri umushi ni kwa nyogokuru si nyogokuru bivuze kwanga gucumbikira umuntu hano ni iwanyu cyangwa usubira iwanyu muri kariya mahanga naticara aho ngaho sha nawe ndateganya kugenda agenda uboshwe gasaza n'agahinda kagenda bukwirireho